Inshuti bakunzi b'ikinamico mwiriwe, uyu mugoroba itorero Indemezo ryabateguriye umukino witwa Umva ko wigenje, wanditswe na Ineza Leontine. Umunyarwanda waciye umugani ngo agasimba gakunda uworora agaseramo ashobora kuba ataribeshye. Nawe se ubonye ngo umuntu agengwe n'irari kugeza ubwo remwambuye iby'agaciro agataha amara masa? Ntabatindiye nimukurikira umukino. Mukasi ne mugore wanjye niko Mukasi uri he rubavu rwanjye? yewe umugore mwiza nawe bahamagara kitabisha amaguru. Rero ngaho turi mu two mu gikoni twari twamugize da. Oya rwose nushaka uretse kuza hano, ahubwo enda nzanira umuhoro ndabona iyi soko inaniye neza ya papa si igiti kiri hano rwose nakaje kunyemeza pe. Reka umurebe rwose mugabo muntu naho ubundi se ariko se wowe ushyize hera? Reba nahoze mukoresha aho hirya urebe mu mfuruka aho haruguru hafi y'agatanda. Nguyu muhora nawe uzanye mugabo wanjye. Urakoze mu gikoni seho bigezeye. Ndurahisha ko numva icyo munda gitangiye gushaka icyo mu nkonora. Bahora n'iki mugabo wanjye? Ndore nawe igihe naherera ucanisha ibikuno se wagize ngo ni ikintu? Yewe ntawe bitaniye no gucana imbingo rwose. Uracana ukagira ngo ucaniriye amabuye neza. Yewe ariko birenda gushya da. Nakoze uko nshoboye nyine kugira ngo nkunze kugufata neza. Ega nicyo gukundira rwose Mukasi ni mugore wanjye. Iteko uharanira ko nabaho nishimye rwose. Kandi ugaharanira n'iterambere ry'urugo rwacu. Ibyo rwose gufata nk'umugore w'intwari pe. Ntaho rero bya bimagamaga by'abagore mbona hanze bibyukira mu kabari bikakirirwamo bigacyurwa n'igicuku kinisi. Oya rwose nzaba ndo. Icyo cyuzarinda upfa utakimbona rwose. Oya singa pe tuzarambane Mukasi tuzarambane. Kuva kukubankagurisha nk'umugabo mu rugo. Ntumva se mugore mwiza. Iburyo rwose naratomboye. Iyi impano y'Imana pe. Imana ishimwe rwose. Hari ukuntu rwose Nyagasana kurobanurira akaguhitiramo akavuga ati ngiyiroho ikwiriye kujyana n'iyawe. Umva njye nawe ni mawe pe. Hari n'icyo kureba ko turadutonore nabisije kuzingo twahiye twirihega. Mbe Mukasi uvuze intonora ahubwo uranyibutse. Icyo ugarutse hano enda hindukira nkwereke gato. Niko uko nari nibagiwe di ejo nahuye na Kamari ambwira ko bya bishyimbo byacu byaje mu rusimba di ngo biri gutukura kandi bitarera neza rwose n'impamo y'Imana. Ahubwo nari navuze ko nzindukirayo none ndorera. Cyehorere reka tubanze turye indi buze kunyarukirayo ntukivune rwose nzaba ndo uramfitire. Uhagiye utuse kandi sinumva kuvuga ko urajya mu Kiminara. Mwese iyo mukerewe ntibabahana. Oya nta kibazo. Baduhana se barenze 100. Urumva 100 kuko iryambuza kujya kureba ibishyimbo byanjye kuko nzaba ndo. Ndetse ko mbonye amasaha yamfashe nareka nkajyaho ikimina kirangiye ariko rwose nkareka kukugora mugabo wanjye. Nukuri umugore w'umutima. Mana we iyaba abagore bose bameze nkaho u Rwanda rwatera imbere uko bwije n'uko bukeye rwose. Niko Mukasi. Ndakumva. Sinzi. Erega nawe uri umugabo w'intwari nzaba ndo. Iyo nkurebye nkareba n'ababaga ngo nibandi babanze ngo nibapiye bose mbambona hari itandukaniro hagati yawe nawe. Nawe se abagabo birirwa mu bakobwa n'abagore b'abandi kandi byitwa ngo barubatse. Nzaba ndo. Mukasi ugeze muki ubwo se wamenye ko Piano ni mubanzi birirwa mu bagore ufite wa mugore we? Nabyumvise wa mugabo. Ndagukunda kandi ntabwo naguca inyuma rwose. Nabyumvise bigenda. Njyewe si byo guca inyuma cyangwa imbere ndabivuze. Umva nkubwire. Arura ibiryo umuntu yirire tudapfa ubusa wa mugore we. Yewe nzaba ndo. Reka mbyarure rwose. Sibyo? Ya papa. Uzi ko nzaba ndura umugabo wanjye koko azi ko ntamuca inyuma na gato. Nakanjeze rwose. Akumva mbese nabaho akantunga wenyine. Rero rwose ngiye Mukasine Tereza sinshobora gutungwa n'umugabo umwe sinshobora.
ubwo se Pierre wanjye namureka oya rwose icyo bikoze nibura abagabo babiri ko napfa gufungiraho nzaba ndora yaba adahari Pierre akaba ahari ariko gutungwa n'umugabo umwe kuri njye rwose ni ikosa rikomeye n'Imana yamana Imana yo mu ijuru yamana ahubwo reka narure ibiryo nitumara kurya nigendere aragira ngo nagiye mu kimina kandi negiriye kureba Pierre ahubwo buriya yumvaga amubwira ngo ntajya mu kabande akagira ngo ni impuhwe zahe ko nagira ngo atajyayo tukaba twahurira ku gasantere ndi kumwe na Pierre wanjye ajya aguma mu rugo yewe ndabona ntangije kwarura reka nze muhamagara ziturye umutware wanjye umutware nzaba ndora umutware karame Mukasine mugore mwiza cyangwa ino ni karibu ku meza ya mbega ukuntu wambaye neza sha urasa neza urahumura mbese utaye ubwuzu ni ukuri ariko si ubu nzabandura yakugize umugore ndeba koko nakabaye narakugize wekera ariko ntacyo aragufite ariko nanjye ndagufite ubwo twembi turagufite wenda hari icyo yaba ndusha nuko ishaka kurara na buri munsi uri kumva ariko nanjye sha iyo ngukeneye ndakubona rwose kandi nzabandura rwose kuko muhararuka biroroshye kuko rega buryo umuntu uba muri kumwe isaha ku isaha ku yindi nabyo ntabwo aba ari sawa cyane sibyo Mukasine mugore nkunda kwirirwa bivuna rwose nanjye ndi umuntu mukuru kandi icyo gukora shiri tugomba kumenya nuko gukunda nubwo utari umugabo wanjye w'isezerano ugomba kujya umbera aho nzaba ndura atari Pierre sibyo ndumva umugore w'umutima urakoze cyane Mukasine urakoze nawe nanjye rwose nkwemereye buri kimwe cyose ushaka mu gihe ngiri ku isi ngihumeka umwuka w'abazima nzakiguha urumva Mukasine umeze nk'imwesine sha niko uriya sinzita ngo mfite umugore ubu waba bita bisezerano oya ibyo ntacyo bimbwiye nzagukunda nashaka ajya arya ibiryo bitagira n'umunyu ariko wowe ubona icyo wifuza umugore mwiza ujye wijuta witsamure uvuga witsamura inyama ariko we nubwo waba nta munyu biramura yabashaka umugore ni wowe kandi nanjye nzabikutura n'ukuri kw'Imana ariko ndakwinginze ntuzance inyuma rwose kuko byambabaza cyane sibyo shiri ujye unkunda njyenyine ngiye bona Dorothée umugore wawe w'isezerano nubwo nawe rimwe na rimwe njya numva namufuhiye rwose ubundi mba numva nakwiharira Pierre wanjye neza se ariko nawe Mukasine rwose ntukansetse ngo uba wumva wanyiharira ubwo se byashoboka bite kandi ufite umugabo mwasezeranye nanjye mfite umugore twasezeranye biragoye keretse mu buryo bw'ibanga nyamara amategeko y'u Rwanda yarabyoroheje ntatanga agatanya sinakwaka agatanya nawe ukaka agatanya ubundi tukihuza mbese kuvuga agatanya ukayivuga n'amaguru abiri aho wagize ngo ni ukubyuka mu gitondo ukagenda ngo bampe gatanya ugataha uyibonye umva umuntu uhabwa agatanya ni wa wundi ufite impamvu yumvikana yatuma adakomeza kubana n'umugabo uri kumva nko kuba atabyara se cyangwa se mwembi mukabyumvikanaho ko mugomba gutandukana nawe iyo ari umwe ushaka gatanya gusa ntiyapfa kuyibona ndakurahiye ariko yanamubeshye ngaho mbwira se ubwo se
Nzabandora wawe n'ukuntu yitonda buriya ubona wamushinja iki namubeshyira ahubwo se ubona wahera he namubeshyira bikava mu nzira rwose mba numva ari wowe twakwibanira wamubeshyira ubwo se ubwo wamubeshyira ute kandi nta batangabuhamya bahari iturize ibi byo ntibyakunda ahubwo tuzakomeza aka gakino kacu nako ntacyo kadutwaye mukasi ntacyo kadutwaye rwose ahubwo se twakomeje kuganira twaratumiza n'icyo tuba twicisha inyota di noneho rero buriya wasanze nashyirishijeho agakoko kuko nzi ko ari gukunda niyo nkunda pe ariko icyo kunywa cyo rwose mbona uhora uhindura uyu munsi se uranywa agaki none nibanza nire primusi primusi barumani we sana primusi aho ngaho sha nanjye uzanire twayendekeni mbe nihera ingoto reka sheri reka tujye twihera ubuzima niba utomukasine wanjye ibyo rwose pe ariko kuryoshya bikarangira ukanabisiga ahubwo se mukasi igihe tumaranye uzabandura ntabwo yari yadukeka na gato nzabandura dukeka azi ko ari nyamugore w'intwaro ubaho niyo wamubwira ko namuciye inyuma ntabwo yabyemera iki ubundi si batama y'Imana yabimenyera he ko yirirwa mu rugo umunsi wose basohoka nka rimwe mu kwezi nabwo agiye nko kumuganda kandi nabwo tuba turi kumwe nta muntu wamuha amagambo ntabwo nabwo yahashashe abaturage cyangwa umugoroba w'ababyimba mwicaye iruhande nabwo yahashashe rero cyane none se reka tuvuge nk'ubu ngubu waje ngo duhure ntakugera mu rugo ngo bibe byaba ibibazo reka yifuza akazi ko nagiye mu kimbi ntibyabitekereza ko mu giki mu kimbi ugasanga yatetse yakoze imirimo yose umva njye nagera ngiye kwiryamira gusa erega agomba kumenya ko atagukunda wenyine ngo bishoboke umugore mwiza nkawe erega mukasi rega buriya nyine bibaho biba hari kuba arantwaye reka tube tugufatikanyije njye nawe yawe icyo cyo ugomba kukimenya rwose naho ubundi rero ndagukunda cyane ariko mukasi igihe avuga utahe rwose nzabandura atazava aho ngaho namenye ibyacu ntabwo byatugwa neza ubwo ntabwo nshaka ndabimenye piye urambwiye ngo ntahe ibi byose bihuriye ariko ntukamere nk'abana rwose gusa ubwo ngubwo ntabwo ari byiza rwose ntabwo nshaka gerageza rero uburyo wataha bitazava biba bibi ntabwo dukwiye gutindana cyane bashyize piye wamperekeje oya ntabwo nguherekeje gusa ariko umuhanda mwiza amasaha navuganye na telefone se ahogora ntageze wagira ngo iyo nza gutindana gato n'uriya mushenzi ngo ni mukasine ntaba nsanganye nawe mukasine ntagende mbe neteretera telefone rwose cyewe ubu rero azi ko ari we ntereta gusa hanze aha baramushutse cyane rwose keretse umugore ntazakunda niwe ntazatereta ubu nzakunda wese ngomba kumutereta kandi ntiyanyangira maze ahubwo umpamagare telefone numve ko abirimo neza mubaze n'aho ageze ariko si sheri uri kumamagara ukundeba koko se waje igikobwa nkunda naje rwose ngwino mushaka yakomera cyane yambi niko umeze neza meze neza rwose nari ngukumbuye bambi nari ngukumbuye ongera umpobere neza rwose bari bicurusha meze neza mukunzi nkunda cyane wenyine yakira agatebe wicare maze ubundi bakuzanira akantu umanura ku kavumbi sheri nzaba ndo uvuze ngo iki ngo nkunda njyenyine
gusa umugore wawe Dorothée ukamushyirayo wajya ureka kubeshya koko ukabeshya n'ibigaragarira amaso. umugore wanjye se ko ari umugore wanjye nyine none se tubyihorere. icyo mvana nawe ni uko ambyarira abana, umva ye nta kindi mvana nawe rwose. naho ubundi se wagize ngo umugore wanjye yakuruta akurutisha iki se? ubwiza afite se, iyo mico myiza se, ubwo busirimu se, yewe nta kigenda cye ndabivuze, nta kigenda cye. umugore ni nkawe Tirifi, umugore ni nkawe sha, abandi bose ni ukubeshya. basi urakoze cyane sheri. none se mukundwa Karame, ntawe uvuga ko nta mukunzi ugira, uba ushatse kuvuga iki? ubwo urareba ugasanga ndi igipupe koko? oya ntabwo ari icyo mvuze sheri. urabona ndi gorizo? oya pe ntabwo uri igipupe, ariko kandi wibuke ko nawe ufite undi mugore, bivuze ko rero uko nagushaka siko nakubona, nkuko nanjye nawe mfite umukunzi nigenga. umva nkubwire Tirifi, ndakumva. nimba unkunda koko ndagusabye mu gihe turi kumwe ntuzongere kuzana iby'umugore wanjye. nakubwiye ko ari wowe nkunda kumurusha, sinzi ikindi uba ushaka, keretse niba ushaka ko nzasara ahari. nibyo ushaka? oya mbwira, ndanababaye maze. oya mama wibabara rukundo rwanjye, oya sha wibabara, erega burya nikiniraga sibyo? mbabara sheri, none se kandi ko wahagurutse ugiye? ndigendeye nyine, ntumbwiye ko utanshaka se? oya sha, oya mukunzi mbabara rwose, mbabara n'ukuri ntabwo nongera sibyo? ngaho garuka twiganire sheri, iby'umugore wawe ntabwo nzongera kubivuga habe na rimwe sheri. ahubwo se sheri, sheri ndeka bazi ntuze rwose, kuko wambabaje cyane, umutima wari wagiye kure, reka baze usubire mu gitereko pe. basize nkora iki sheri kugira umbabarire, ariko reke kurakara. umva Tirifi, ndakumva sheri. ngwino dushake ishambure turyame, wenda numfumbata birashira. basi nta kibazo tugende, ariko umbabarire pe, ureke kurakara mukunzi. wenda kubabarira sheri, ndakubabarira kandi cyane. sawa urakoze cyane. Amakuru y'iminsi pe, abantu bakuru ni meza tu. ni iminsi myinshi myinshi rwose. amakuru y'iminsi ko naguheruka ni amahoro. ewe ndaho ndakomeye rwose, nta n'ikibazo pe, nawe warabuze neza neza, gusinza agacu ugiye muvuremo. niko uragenda ukabura neza neza, abantu ntibongere kukubona. ibyawe ndaza kubyigaho kuko ntabwo mbyumva. bisumva ko pe, ubwo ninjye wabuze rero, ahubwo wowe ufite ikibazo. oya ngewe Pierre sha, nta kibazo mfite rwose, ngira ibibazo bigenda bitese. muri iyi minsi twarakumenye. haramenye pe, twarakumenye, ntukikoza abagabo, uzigaho ugiye mu bagore, ahubwo mu minsi iri imbere tuzajya tukwita cyabagore. ugize uti pe cyabagore? ibyo birabareba. kunyita cyabagore se byantwara iki gihe Pierre? Pierre jyewe ndi inkogoti, ntacyo bimbwiye ibyo ngibyo, uri kumva? ubwo se baba muntwaye iki? icyo mva nuko icyo nshaka mba nakigezeho, uri kumva? icyo bikoze mu nyise cy'abagore, noneho bigatuma nyine mbura umugore nitereteraho, nabarimbuka ndabarahendeye inkuba nabamara. buriya kumbuza umugore ni nko kubuza umwana konka amashereka ya nyina, gusa uwo mwana yakura. cyasi watuza ukamenya ko iyi si idasakaye, birayireba. si ngaho nibereye. icyo nzi cyo ni uko ibintu wirirwamo bizakugaruka. umva ntukandege iminsi sha, ntukandege iminsi kabisa. uramenye, ariko nubwo turi inshuti reka nkubwire ntabwo wandega iminsi. ntabwo ari wowe wandemye, uri kubyumva? ntabwo ari wowe wandemye ku buryo wajya ugenda uvuga ayo magambo yose. ugomba kumenya ko kuba ndiwe nziranye nawe ntacyo byamariye, nta n'icyo bizamarira. ndakwiyamye rero, uranyumva neza? wanyiyama
utanyiyama ntakwiyamye ahubwo ugomba kumenya ko gutereta abagore b'abandi bitazakugwa amahoro. Iyo wari uzi ko abagabo babo bose babizi ntiwakabaye witwara gutya sha, ntiwakabaye witwara gutya. abagabo babo babizi? abagabo si babo babizi bati? ibyo birabareba sha, kandi birabareba cyane. uri kunyumva? yewe se hari umugore nsanga iwe? nta mugore nsanga iwe rwose. icyo ari cyo kibi cyawe. ndakubwira ugaseka. ni ukuri turi no kuganira ariko hari nawe ndi kugira nkababara. by'ukuri ndi mubanzi we, hari umugore nsanga iwe? ko mbivuga ugaseka. ariko ni abagore b'abandi. none se bose ntibaza bansanga? ese gariwe niba se abagabo babo batazi kubaha ibyo bakeneye bakaza basanga nyine nkabahereza ibyo bakeneye, ibyo nabizira. barakubeshye. hari ibintu ntazira ndi umuntu w'umugabo. ibi ni anda 18. komereza aho rero, nakubwira iki? nkomeza iki? gusa icyo nakubwira ni kimwe, ibyo ukora byose ushyiremo ubwenge bwinshi. icyambabaza ni uko wasiba cyangwa uwo ni umujinya mumfitiye shandi muba. wambwira se nkakwiyera umugore umwe nawe ukimerera neza, ariko mukareka kumbwira ngo abagore njye ukama umugore? ujya ukama umugore? reka disi we, uwo mwanya sinawubona pe. ntawo mwanya wabona pe, sinawubona. sinakwiyobariza umugore, ibyo bintu sinabikora, sinanabijyamo, nta n'umuharo byanangirira pe, nta n'impamvu n'imwe yanatuma njya muri ibyo byose. wumvishe pe, burya birakwiye ko umuntu afata icyemezo nk'umuntu w'umugabo akamenya ko agomba kwita ku rugo rwe ndetse n'umugore we. ibyo ni ibyanyu sha, ibyo ni ibyanyu rwose. ahubwo reka nihamagarire inshoreke zanjye imwe imwe, iyo numvira itiyari nyimarire musonga. ako agasonga we, agasonga karangije. reka ngwire ndi mubanzi mwebwe ibyo muba barimo nta nubwo mubisobanukiwe. urumva neza? reka ndebe ko ahubwo ubusira nompamagariye hera Aline, Alice, ari desa na nobere no kunshaka kumaze cyangwa mpamagare gira amatasha. ndumva nkumbuye guhura n'inshoreke zanjye rwose. uyu munsi ko ijoro ryambanye rirerera, ariko ejo sibwo twari kumwe bose. ejo hashize buriya, ariko nta mpamvu yo kurarikira ikintu kandi washobora kukibona ngo ubure kugishaka. nkaze mbahamagare dupange maze duhure. ubwo mperukana nabo ninde twamaranye umwanya munini? ninde? aha, ni Trifina twahuye nyuma, ni nawe twagize icyo dukora. ndabyibutse. Mukasine nari namwirukanye. ambo ubwo rero ugezweho ni Mukasine. bivuze iki? bivuze ko Trifine ndamuha isaha ku buryo azahagera mbere, ubundi mubwire atahe kare, hanyuma Mukasine aze nyuma, ari nawe tumarana igihe kinini. gahunda niyo pe, gahunda niyo. nkaze mbahamagare sha. reka mbere kuri Trifina, niwe nshaka akahita abanguka kandi akanataha hakiri kare. alo we sheri, uraho neza? uraho neza sheri, amakuru uyu munsi wiriwe neza? sha yego ni meza pe, meze neza nta kibazo. wowe si meze mukunda? meze neza nanjye sheri, umugore wanjye nkunda cyane. ko numva ngo ukumbuye se? sha ndahari pe. ejo uzaba uhari se ngo dupange duhure? yewe ejo ntari ku bwawe sheri, kandi niyo naba mfite gahunda zimeze zite nazisubika ariko tugahura. ahubwo se isaha ni ryari? sheri, ejo ndumva twahura nka saa 9 z'igicamunsi, kuko nyuma yaho mfite inama. aho tuzahuriraho
ni hamwe dusanzwe duhurira urahazi. Hari ikibazo? oya nta kibazo pe 8:50 nzaba nahageze ihumure. Okay. Sawa cyane sheri. Sawa. Uwa mbere ndamubonye. Ngaze mpamagare na Mukasine ubundi nicare ntuje mpange gahunda neza uburyo bagomba gukurikirana kuri gahunda. Ngomba kujya mbakorera timetable oreri ingengabihe yabo. Ugomba kubanza n'ugomba gukurikira, niko bigomba kugenda. Halo. Halo, wiriwe neza mugabo nkunda. Uraho neza mugore nkunda. Ntakubeshye ndagukumbuye kandi cyane. Ngira naka kanya mitenze kuko nanjye ndagukumbuye sheri. Waretse saho ubwo tukazabona nejo ko bwije sheri. Nta kibazo mugabo wanjye. Ahubwo se twahura nka ryari. Okay. Reka tuzahure ejo nkaryarira kandebe ejo nka 10:30 sheri. Sibyo se? Ego umugore nkunda shase nahara kuba iminsi gahenda kubonye impossible. Yego nta kibazo rwose ndahari reka ntangire nitegure. Okay. Sawa cyane urakoze sheri. Sawa. Bose ndababonye. Ubu no gupanga orere neza. Umwe tugomba kumarana iminota ingahe na amasaha ngahe kugira ngo bataza kubangamira undi. Ugomba kuza mbere, agomba kuza mbere agakora ibyo agomba gukora neza agatakare, asigaye akaza undi tugomba gutindana. Ibyo niko bigomba kugenda. Ubu igisigaye buriye no kumenya igihe umwe ndajya mumarana, amenya igihe agomba gutahira bataza kugongana kuko byose nabakira. Naho ubundi ni orere da. Trifine Karabe Mukasi ese ni wowe henga nze musuhuze da haraciyemo n'iminsi Amakuru se ni meza umeze neza ndaho narasi kandi ko wagenze wenyine ra byagenze bite nuko utari kumwe na Nzabandora. Rigari gihe biba ngombwa ko musiga wenyine ntabwo ari ngombwa kandi bose tuba turi kumwe. Bose umuntu aba akeneye kujya kureba umuntu umususurutsa akajyana na Nzabandora Trifine. Ego ngo umuntu ugususurutsa mu bihe buryo bukaze. Ariko se ubwo aracyari umwana turakura koko. Iyo mvuze umuntu wo kunsusurutsa ntuhita wumva ari we. Umuntu wo kumara imbeho nyine tukaba twishima. Ariko noneho ese mama genda nawe wari wanyuze kure rwose. Ntabwo nari kumenya icyo ushatse kuvuga. Nibyo ndashaka uri kunzimiza. ahubwo se wowe ubereye aho nta muntu ugira wo kugususurutsa. Koko mbasha ubwo se mubuze gute? Ntabwo bishoboka pe. Arahari da yewe naniwe ngiye kureba. Ntiwumva se kubaza mucakenge utyo cyane we ngiye kureba pe. Ugomba kujya ugenda ukishima ugataha. Urumva nanjye ubu niyo ngiye maze hari umugabo tumeranye neza muri iyi minsi rwose aho icyo nshaka mufata nezerewe. Ngwiki uwakwereka uwanjye umuntu arantitesha ukagira ngo ni umwana yibyariye neza. Nawe se tekereza umugabo ugera akarira kubera ibyishimo aterwa n'urukundo ariko ubwo se urumva uwo muntu wamuganye ni imfura muzima. Ubundi hari abagabo bameze nk'abana nubwo atari bose nyine ariko hari abagabo bameze nk'abana umva icyo umubwiye akajyaho icyo rero ugomba kukimenya. Urumva iyo ufatishije umugabo nk'uwo ugomba kumufata neza handi nta n'undi mugore umva n'uwo babana umunsi ku munsi agomba kutamutekereza. Oya rwose ibyo ngibyo nta n'impamvu yo kubitekereza. hari aho ndahaha n'abandi bagore bose babonamo abagabo ukabona ni abagabo. Oya nawe ntunsetse gwiki mbese ntashobora kunshima
ufite umugore w'isezerano wenyine niwe tumusangiye ubundi tumusangiye turi babiri mvuye ko yambwiye ati bibaye ngombwa yakwaka gatanya ubundi tukibana gusa urumva atari iki nyine ni uko namufashe neza ubundi ufashe neza umugabo aratubuza sha ibyo byo pe uzi uwanjye noneho umva njye yarambwiye ati n'umugore wanjye w'isezerano umushakira ubu iyo turi kumwe sinahingutse ijambo ngo umugore we reka mbese nanjye ntako nagira ngo mwigarurire kandi mbona 90% narabigizeho rwose nta kabuza erega ndumva inshoreke yawe ihuye n'iyanjye tirifi ko numva se bose badukunda kimwe none se wagize ngo abagabo benshi ntibahuze imico ariko shasi na rimwe ntekereje mbona ibyo tuba turimo atari byiza uzi gusenyera umugore mugenzi wawe yewe nuko nta kundi umuntu yabigenza nawe undi rwose byari bikwiye kutubireka ariko izo mpuwe zawe ni mu munyabaki mukasi niko abagore batazi gufata neza abagabo babo birabareba ariko nibyo umva kuba baza kutureba se si uko abagore babo batabitaho nyine uratekereza yapfa kuza akakorera umugore bamwitaho reka rwose umva reka rero twe tuzi ibyo dukora dukomeze tubikore neza kumva ugire reka batamutwe birwa bakanuye amaso hirya gusa ahubwo sha ndabona aho yambwiye ko duhurira amagezi ndabona bya bikobwa bigira amagambo byakoze diye ariko ntacyo bantwara bari abashenzikazi ngize ko ari hano inshoreke yanjye yambwiye ko ariho duhurira tifi ni ukuri kw'Imana cyakira ngwiki kugira ngo inshoreke zacu n'impanga neza ahubwo nuko mbona isaha yampaye itaragera buriya nawe ntabwo yari yazi yari yambwiye ko nza kuhagera saa 10:30 none turacyari mu masaa 9:00 ahubwo reka mbe nitemberera hafi ntibize kuza mu kanya gusa yatubwiye sha yari yampaye saa 9 none ndabona zirenzeho 5 reka ngusezere ngende hindure Pierre sinamukira ngo Pierre twikanze hari aho muzi oya ntabwo nikanze da ahubwo se tirifi uwo Pierre uvuga ntuwahe Pierre mvuga ni wa mugabo w'umukire utuye hariya munsi ya kiliziya umwe ufite umugore w'umuganga witwa Dorothea si umuzi se umva nuwo nyine nuwo nguwo nimufashe neza muri iyi minsi yose yewe n'ejo bundi twari kumwe hano mu masaha y'umugoroba twaragasomye shawe yewe okay sawa nyine urugendo rwiza genda yewe sawa ngaho uba wiriwe kandi nawe uze kuryoherwa sawa nyine ntabwo byumvikana sindabyumvana n'ubu sindabyiyumvisha umugabo anteretereho undi mugore ni agasuzuguro rwose nimugoroba iyo nshaka mba narwanye na Katrifine kantwara umugabo wanjye ngo ni Pierre ariko nari kuba nkoze amakosa wasanga yaraje kuntereta nyuma wenda yuko atereta na Trifine ahubwo uriya mugabo umva ni umunyangeso mbi ni umunyangeso sindabyihanganira na gato ngomba nanjye kumukorera ubugome uburyo atazongera na rimwe gutekereza ikintu cyo gutereta abagore benshi uzi ko burya ubwo duherukana nabwo yabonanye na Trifine nanjye nkacenga impamvu yari ari kunyirukansa ngo ntahe kumbe yari afite undi ategereje arye uwo atazi ni Mukasine ahubwo reka nkwereke sinzigera mwereka ko namenye ko aterekana na Trifine kuko yahita arakara akanyanga ndakomeza njye musekera agire ngo ni ibisanzwe niyibeshya ngo agiye kugira uti kuntereka nzahita muhururiza ahubwo se sha wazamubwira akaza mu rugo nkamwushya ubundi umugabo wanjye akamufatira ku buriri ko aribyo byagira agaciro ra nganze mbyumvisha umugabo ariko gusa ubundi ngo ntabwo yanyumvaga oya mbenza abando
nzaba ndora mugabo nkunda, nzaba ndo harya wanze kwinjira mu nzu, nzaba ndora. ubwo bushyuhe buri mu nzu njye sinabuvamo da. Nibereye hano ku irembo mu gacaca, ahubwo se waje hano ko hari akayaga ukava muri ubwo bushyuhe di. Oya reka nzi rwose. Uzi ko hano hari akayaga di, ugumye mu nzu rwose kiriya cyakurenga ukumirwa neza neza. Aka gakatsiraho karanaryoshye. Ahubwo Mukasi, uze rwose kongeramo utuzi turebe ko izuba twatwarikira. Ndayasutsemo kare, ubu ahubwo amaganura nashira turasuka araba yongeye gukoza da. Ariko nzaba ndo. Ndakumva. Ndumva hari ikintu nshaka ko tuganira kandi gikomeye rwose. Ngo ikintu gikomeye? Have se kandi nawe nkanga Mukasi. Have rwose. Naho mbwira rero wigicisha amasi ku kintu gikomeye. Niko. Umva nkubwire rero. Umugabo wa Dorothea arandambiye rwose kandi cyane. Ngo iki? Nukuri. Ugize ngo? Umugabo wa Dorothea arandambiye nzaba ndo, arandambiye. Umugabo uravuga Pierre se? Pierre. Aragushaka iki se kandi? Oya Pierre. Ntumbwire ngo ajya kuzanaho bwa buraya bwe. Ko numva muri aka gasozi bamuvuga cyane. Wabimenye rwose mugabo wanjye, kandi urabizi sinaguca inyuma, niyo mpamvu mbikubwiye. Numvaga twamukorera ikintu kizatuma aseba mu bantu bose. Ahubwo ukoze hasi unyibutse ibuye Mukasi. Urabona muri ya minsi nta kuntu duhagaze ku bijyanye n'amafaranga. Ndabizi. Numvaga nzi nazakubwira rwose arabigize uramutse umugabo uje kugutereta ukamwemerera, hanyuma ariko ukamubwira ko ugomba kuza hano mu rugo. Wakaza. Nubwo njye naba mbizi, ubundi tukamugwa gitumo akatwera ku mafaranga. Nanjye numvaga twabigenza gutyo rwose mugabo wanjye. Ahubwo se wareka tukabikorera cya Pierre, nicyo kinzengerera ukandikira ahita cyemera ndabizi. Kandi wafite n'imodoka n'ifaranga, numva ko twatwara ikintu cyemewe. Uzi ko aribyo Mukasi? Ahubwo jya ku gasantere ugura amayinite uzare duhite tumuhamagara. Sawa rero. Umva nzaba ndo. Iyi minota ingahe ndabahugejeho? Nzaba ndo. Ndakumva. Ndaje rwose. Nyarutsa. Simbuka. Tuyarike. Halo. Yo, wiriwe neza Mukasine mugore mwiza. Yambi rwose. Uraho neza mugabo nkunda. Ndumva ngukumbuye n'impamo y'Imana. Nanjye ndagukumbuye mugore mwiza. Ni wowe mugore mwiza kwisa abandi nukubeshya sha. Nubwo mfite umugore w'isezerano, ariko mufata nk'umukozi kuko nta kigenda. Umugore ni wowe Mukasine. Ndagukunda ntukababare. Nanjye ndagukunda kandi cyane sheri. Nanjye nubwo mfite umugabo w'isezerano, ariko rwose nta kigenda, umugabo ni wowe Pierre. Ntiwumva se? Yo, ndumva naguhobera we. Mbega ukuntu utumye ndushaho kugukunda. Uwakunyereka nk'aka kanya rwose naba nsubijwe. Waje ukandeba se arabura iki sheri? Ko ufite imodoka yawe bitagusaba gutega, urabura iki ngo ndebe koko? Ubwo se urumva naza mu rugo rw'undi mugabo bigashoboka koko? Aho sha bahamfatira sinaririmba urwo mbonye bikagenda nk'uko bigendekera abandi sha Mukasi. Sha keretse duhuriye kuri ka kabari, ahubwo uranyibukije Mukasine we, ikibasumba cyane. Ejo hashize ko wambeshye nkagutegereza nkakubura, byagenze bite? Nari naherekeje umugabo wanjye nzaba ndoragiye iwabo, hari ibintu barimo byo kugabana amasambu. Bivuze rero ngo nzaba ndora ntabwo ahari, ubwo uri mu rugo wenyine? Yego inzu nayirayemo njyenyine, niriwe njyenyine rungu ryanyishe, niyo mpamvu nguhamagaye mugabo nikundira. Yo, ntukagire irungu kandi mpari mukundwa. Ngomba kugukorera buri kimwe nkanagushima hakurya sha. Reka mbe nkwitegura neza ubwo nujya kuza urampamagara sibyo? Yego sheri, ndaguhamagara rwose.
wanyumviye ubu rero turakize karabaye bagiye kuzana ya modoka ye wowe ugomba kwihisha mu rugi rwo muri cya cyumba ubundi twamara kwinjira mu cyumba ugahita ukomanga wirakaje bya hato wirakaza ntabwo nzi nanjye ubwo ndahita nshaka ukuntu nigirisha ubwoba kugira ngo atamenya ko twari ahubwo se Mukasi bya bintu uko numvisha ari sawa wahamagara n'abandi nka babiri tukaba turi kumwe kugira ngo baze kumumfasha neza ariko Pierre nawe ntukabumupfa ubwo se urumva byashoboka abo bantu bazana se nyine ko baraba bazi ko turi kubeshya uzi ngo batuma tumurya amafaranga tugomba kubikora mu ibanga arakunaniza iki se ko inzugi zose zizaba zifunze yasohoka ati cyangwa ujye munsi y'igitanda uhita umufatira mu cyumba uri kuvuga ntibyatuma ahita tuvumbura bikaba bibi ubwo se nuzifunga zose urumva atarabikeka ngiye munsi y'igitanda se urumva yakumva ko nagiye muri ryari kandi wari wamubwiye ngo nagiye iwacu umva ahubwo nkubwire ngiye kwigira mu rutoki araparika imodoka ndi kumureba murinjira mu nzu mbareba hanyuma nashiraho iminota nk'ibiri ndahita nsa nkomanga urugi rwo hanze aho gukomonga mu cyumba atamenya ko hari agakino twamukinnye siko bimeze kugenda ahubwo se turamuciki umva nta kumugirira impuhwe nta kumugirira impuhwe nta kuntu twakora icyaha ngo duhemukire akantu gato iriya modoka ye byo ni nk'itegeko agomba kuyisiga ikindi aranadusinyira sheke urumva ku buryo turaba tumeze neza muri iyi minsi ibindi bizaze nyuma urumva wowe naza umwiteteshweho umukorera icyo ashaka cyose nanjye ndaba ndi hafi ndahita nkwereka ariko uramenye ibyo ntabwo ari ibyo umbwiriza uramenya ataza gukora ku mashini yanjye ibyo si ibyo umbwiriza wiyame rwose oya hari ibisangirwa ariko hari n'ibidasangirwa icyuma cy'umuntu sawa rero mwitabe buriya ntabyo kuza mu mwitabe ngereka nigendere ujye mu rutoki atansanga aho umuti nkaba ndawishe urakoze imodoka irahita mbiteze ariko se sheri kuko wangaga kumfata no kubera iki cyangwa wambeshyaga wowe ntabwo nkumbuye ntabwo nari nayibonye sheri narindi mu cyumba ndi kukwitegura telefone nayisize muri salo usoje akazi se ntagasoje yashize n'umwanya naje ngeze hano haruguru kwa Karemera mba mpagaze gatoya banza kuguhamagara ngo nasanga udahari nawe nyine wanga kumfata rwose ndababara basi sheri mbabarira abandi se nuko basaba imbabazi ugomba kuzisaba neza ati sibyo Mukasine wanjye yego ngwino ndabikora urahagera ryari se sheri hano hafi mu minota 2 gusa ndaba mpageze ndaba nkugezeho umugore mwiza wanteguriye iki se sheri ni surprise wowe ngwino icyo nzi nuko utaha wishimye ndaje cyane mama ayinya nakobyera nakobye umugore mwiza araje abona ubwiza bwanjye ibyo se ni ibiki atinze kugira ngo njye n'umugabo wanjye nzaba ndora tumwerekesha ubu rero azi ngo umugabo wanjye koko yagiye iwabo byahebye ukageze ko ari umutwe twamutekeye yose imodoka ubanza ari Pierre rwose nganze njye kumureba ikintu tugiye gukora njye n'umugabo wanjye nzaba ndora n'ubunyamaswa bubi pe ariko se wabireka mana yanjye isi we wese yemeye guta umugore wajyayo reka yumve akwereka amufungurire yambi niko sheri Karame Mukasine wanjye Karame amakuru kisi bari gukumbesha ndetse ntubona ko namaze no kwiyambura nambaye isime gusa nanjye nari gukumbuye cyane ahubwo karibu sheri niko nuko mukumbura se ngwino niko nuko mwambara iyo mukumbure amara neza ko oya sheri wikwicara uricara tumaze kuryamaho gato sha ndumva ngukumbuye cyane kwihangana byananiye neza nako kanya direct okay
nanjye numvaga gasonga reka wari uko tubikora wari uko bigenda vurema ngaho yizire mukunzi wanjye ngwino iyo kontaki se wayishyizeho muri salo hari ikiraba tuyirekere hano muri salo nawe ngwino kari gukundi wawu ariko washashe neza mugore mwiza mbisubiremo umugore ni wowe niko mukasi ni wowe yawe iminsi yari imaze kuba myinshi rero nari ngukumbuye n'impamo y'Imana sheri ndanzayivuga ejo cyangwa muri 2050 ubwo tuzaba turambanye yego sheri niko ngaho kuri ako kahisumisha gakoreho rwose sheri kuraho rwose ndabona nanjye ko niyambuye se reka mbiragize sinigeze uwo nindera komanga gutyo uzi kandi yakari nzaba nibyo nabigenza nzabaki sha fungura mukasi fungura ariko nukuri nakoze ndimo nta nubwo ndi kuguca inyuma ndiryamisha hafutivamo ukanyako hafutivamo genda umufungurire n'ishano munsi y'igitanda genda umufungurire n'ishano munsi y'igitanda ujya kwigurisha n'ubundi yakubona igaragaza umusaba imbabazi n'ubundi yadufasha byarangiye nta n'ukuntu twamukweba reka wowe ndaje ngufungurire mugabo mwiza njye kumufungurira ariko mukasi urajya ngo urugi rumene cyangwa wagize ngo nagiye rero ndavuze ngo fungura ibyawe nabimenye asoni aranyica noneho nafunga niko mukasi wari uri mu biki mubaze ntacyo nakoze rwose uriya ninde umpegereza ndabafashe oya ino bwaguse oya nta kintu twakoze ntacyo pe gusa wumva uri umugabo koko wambaye ubusa rero ikibuno uracyanditse mu nzu y'undi mugabo niko sha mukasi nawe nizeraga koko oya nta kintu twakoze nyamuneka nzabandora nawe nawe uri umuntu w'umugabo nawe uri umuntu w'umugabo byakubaho rwose inkoni zamba rwose zabandora inkoni zamba rwose unshike ushaka cyose ariko ntuneza abantu rwose unshike ushaka rwose ariko ubundi nabasebye rwose babara rwose nzabandora unshike ushaka rwose ubundi nabasebye nawe uri umuntu w'umugabo n'umugabo se nawe uri umugabo nta kintu twakoze rwose ntacyo icyo ushaka cyose kumbwira rwose uneke nigendere rwose icyo ushaka cyose ndakiguhereza ariko nzabandora uri umuntu w'umugabo nawe byakubaho rwose nzabandora nawe nyine uri umuntu rwose nzabandora nawe uri umuntu rwose nawe uri umuntu mubabarire ugomba kunyandikira ko iyi modoka yawe tuyiguze uri kunyumva neza iyi modoka yawe imodoka biroroshye ariko nta mpaka ajya nawe wamagare rero oya rwose amafoto ngaho ibizibiti ndabifite oya rwose muzana urupapuro mbyandike muzana urupapuro rwose aya mafoto ni inyasoro uravuga ko ayo mafoto rwose yihorere reka nyoherereze umugore wawe oya ayo mafoto zana urupapuro mbyandike rwose uransinyira kandi sheke ya miliyoni 10 na sheke ndayisinya rwose bitabaye kuko ibimenyetso birahari singira ibizibiti reka nziko ntakire kamenye oya rwose nzabandora oya rwose mukasi neza urupapuro gira vuba oya rwose zana urupapuro amacuru ariko rwose
ushaka wambabarira rwose Nzabandora. icyo kintu cyitwa imbabazi ntabwo nshaka kucyumva. mpamagare ribu mpamagare ribu dore ngo kirasa oya rwose uransuzugurira iwanjye kuko nukurengera cyangwa nanjye nifatire oya rwose nibaza n'urupapuro oya rwose nibaza n'urupapuro ndarusinya na sheke ndayisinya rwose ariko ntimunteze abantu pe. akira nguru Nzabando nguru rwose andika gira niko amasezerano y'ubugure nasukuno sinarwandika gute nyine ndabigira amasezerano y'ubugure hejuru ushyireho itariki hera ku itariki ndayishyiraho rwose njyewe nkuru nziza Jean Pierre ngurishije imodoka yanjye Nzabandora Ezekiel Eliyezeri ishyiraho plaque yayo imodoka ifite plaque noneho avuga ko ati ampaye miliyoni 20 cash njyewe Jean Pierre ndabyemeye sinya rero ndasinya sinya niyo sheke namwe nimusinye rero sinya niyo sheke sinya niyo sheke nayo ngiye rwose nayo ngiye tumuka sawa rero muramuke ihereza ibyo bikwiye muramuke rwose ihereza ibyo bikwiye ati muramuke ubuse umugore wanjye wenda amubwira ko imodoka nayishyizeho koko ahubwo se nibayibona na Nzabandora akavuga ko yayiguze nzavuga ko amafaranga nayashyizeho koko ndabeshya ariko bizamenyekana bizamenyekana sha umva ko nigenje iri ni ishyano. muri uyu mukino umva ko wigenje wanditswe na Ineza Leontine